nkomeze nihangane ingurube ziziyongera ndi muri kasho. Shawe yangiye ntangiye kugira ubwoba. Nta nubwo ndi kunywa n'ikintu ngo kigende, ndaryama sinsinzire, niyo nsinziriye ndaramurota, ibibazo byambanye ibibazo. Noneho uzi ko buri munsi nirota nambaye amapingu. Oya, uwo mutungo narawuruhiye nago nasiga ibyanjye gutyo, ngiye kuba ntashye nzagaruka amenye iyo byerekeza. Naga ibyo bintu bibaho. Ubu nibwo ntangiye kumva ndi umukire, nanjye mfite akantu mu rugo, none nyumvira. Ntabwo ujye byumva ibyo bintu bavuga ngo ni ribu. Mwese barabakukumba. Sinzi umuntu numvise ku rugi. Uretse batanyumva mvuga ibya hano noneho simbizi uko bangira. Betty, no kidding. Beze bit. Yes. Se Betty. Mubaze ntabwo yumbeshye. Ndi se haruko njye nkubeshye mabuja. Ndiye. Za. Gahita wikanga nagenda cyangwa urabyibuka. Ntabwo njyewe njya nikanga ariko none igihe wese uceceka reka tukirengagize kwikanga nimba wowe muri wowe uzi kutajya wikanga. Hore uri kuvugana nawe nyine reka buriya hikanga umuntu w'amafuti kandi ngiye ibintu byose mba nabikoze. Nyine wari uri kuvugana nande ku cyo nyumvise ukikanga ugahita unagenda. Urumva rega mabuja nkubwize ukuri nyine nta kintu uri buntware. Njye nyarire kabisa. Urumva ngewe mfite ikibazo. Urana hari ukuntu mu memba nkagenda nshyira mu itsinda ngo amafaranga yanjye azagwire nzareba akantu nikorera si wirirwa umbwira ngo nta muntu ukora mu rugo ungana nanjye. Yego nyine. Noneho rero hari umuntu w'iwacu nohereje amafaranga agomba kugura ihene 3 kandi namubwiye n'ibiro zizaba zifite agura intoya kuri yo bivuze ngo amafaranga yanjye yarayibye. Ubwo so ari gusanga ndi gutukana nawe si kiri kibazo. Ambe turubona ndi umwana. Ari ikibazo cy'ubwana. Ibaza ariko guhereza umuntu ibihumbi nese oya reka tureke kujya muri byinshi ibizo details zose ko nagari ngombwa. Uri kumva ibyo bintu ari kuvugira kuri telefone wanyumva ukirukanka ukanikanga. None ni iki kintu nese ibyo nibanga kari ibibazo byawe nta mutagiye kuri telefone uzana mama hane wowe nicyo kibazo cyawe. Iyo mubonye buri gihe mfite telefone itamva mu nzira. Sio kandi rega baranyibye. Kumva kuri kumbeshya ariko cyo ni ibyawe. Ntabwo nakubeshya baranyibye pe. Kandi ushobora gusanga yindi ibintu wari kuvuga ushobora kubimbwira ngo nagufasha se. Si ibyo ngibyo se ahubwo se niba ushaka kumfasha wamfashije. Kuko ufashe kandi uri kumbeshya. Ntabwo ndi kukubeshya. Urumva mu 60 nagombaga kubonamo ihene none ngo havuyemo 3. Ibihumbi 6 ihene nyesi guranga ihene imwe guranga. Ngo yaguze ngo twa veni ngo dutoya ngo baza ubwo se yari kwihangana akagenda agura ka 10 bingahe ariko zikaba ari enye zikazakurira rimwe. Nese ni gutwa dufaranga nk'utwi nkoko. Rega hariya ni mu cyaro kandi iyo baguze umwana w'ihene baba bazamuragira akazamuka. Ibitambeshe mawe urangurira kandi kamwe se kubera wambeshe se. Ntago nakubeshye ngambwiza ukuri nta kibazo mu Uganda yuko kubaho. Banza umbwiza ukuri ngo ni ibiki nge. Nibyo ngibyo by'ihene zanjye. Beti ngansubiza no bwanyuma cyagenda ibicyo warurimo tubeseriye. Ngiyewe ndi kuvugana n'umuntu nahaye ibihumbi byanjye 60 ngo avemo ihene nyakavamo 3. Bigitangaza. Takora ndabona uzabashaka gusevingira urugo rwawe da. Nimba utanga 60 ngo kuguremo ihene nye. Birarenze. Nigendere se wayishuje ikisi. Ibintu hasigaye agasosi gusa ibindi byose byatunga. Zangu tuse waziye hanagwe.
nabanje guteka mabo ariko ndahita nzikurikiza Nese kuki wabanje guteka ubona nta n'umuntu ushonje kandi reba ikirere kuno kimeze kandi inkweto ziri ugambarwe mu kanya ndabona numva ibyo uri buze bose ko mbona bafite inkweto nyinshi reka ngire vuba ibintu bya Adeline ko bingeze kure uzi ko noneho bansanze ku kazi nagiye kubona mbona mu biro byanjye ngo bambajije ibibazo ibintu n'ibyo gusengera urabaswa uri mu kazi yakubazaga ikibazo mu gihe utaragisubiza akabajije ikindi mu gihe utarasubiza ati ibyo uvuga umenye kuri bubisinyire komera mwana wanjye komera ndagowe urabazwa rimwe na kabiri barabigushinja ariko iyo urebye iyo bakubaza baba babikoza babikwemeza bariya bagabo niko bakora we iyo akubaza nk'ufite amakuru y'uko icyo kintu wagikoze ahubwo iyo urebye nabi ushobora kwishirishamo nabi kubera ibibazo baba bari mu kuguhata n'uburyo akubazamo mama utari witeguye ibintu nabonye baje ari tubijyamo bangahe ariko sinzi ko tuzabisohokamo amahoro nako njyewe sinzi ko nzabisohokamo amahoro tugiye kuzaba nka wa wundi bavuga ngo urwijigishije niwe urusoma rero ugiye kutubera ikibazo n'ukuri nta muntu uragera hano oya nihagira n'umuntu uzajya uzana akagira icyo akubaza ujye umubwira ko ibyo bintu utabizi uti njyewe ndisaziye sinkinumva mbese uzigira nk'umuntu utumva w'impumyi nanjye basasa kumbaza birashoboka oya none ubwo batangiye kunsanga ku kazi urumva na hano batahagera ubwo rero urebe uko ubyifatamo niba haza uzigira impumyi uvuge ko utanumva vuga uti niba ari ibyo mushaka kubaza mwabibaza umwana wanjye n'amatwi nzagaragaza ko ntumva ukajya uvuga gutyo yego impumyi nzakomeza ndebe kuko mfite utu tudarubindi wanguriye ahubwo amatwi niyo nzavuniramo ibiti amatwi ushobora kujya abaza ukamubwira uti yego uteke mwana wanjye ku buryo umwereka ko ugenda utumva baza bafite n'imbunda ahubwo se gushaka gusubiza akantu gato ukabona hari ubukomo bakwambika oya ukagenda utya bakajya kumfunga cyane yewe gawe mwana wanjye ko twiyambitse ubwo tutazashobora kwiyambura gusenga ni byari bya gatanu nushaka ubigira 10 cyuko bicumi gusenga 10 ku munsi reka njye nduhuka ndaruhuka se bitatu byo ndabibona ndabifite birumvikana aho rero yewe gamane ntibigishobotse kwicuza ntibigishobotse ndakora iki umwana wanjye ko bamutambika kandi nanjye batanditse yewe mana Kara narakwiyamye sibyo nakubwiye ngo ugomba kujya ikintu cyose mu rugo ari uko wakinsabye siko nakubwiye basi mbabana nawe nzongera ndagwaye no muneke nawe njye ugomba kujya umbaza umfate ibyo kuriye cyangwa byihorere sibyo
guhera mu gitondo nari ntararya umuneke nanjye none we Karabo urabyutse urawufashe nta n'umuntu uguhaye urawuriye ko hari hasigaye musi wonyine njye nari kurya iki Dadi yarambwiye ngo nzajye gufata ikintu nshaka. Papa ntukajye ufata ikintu cyose ushatse nanjye ntararya Basi mbana ntabwo nzongera. ndareba ukuntu nyirukankije Gira kuvuga ngo uzanyikoreza amashashi kugira ngo ndikukubeshye fata ibi bintu sinzana uri bubijyane ngenda kwemye bubwa mbere n'ubwa nyuma Karabo unyirukanza nuzongeye gufata ikintu cyo kurya ndakwinginze none imineke urabizi nyikunda kubi sibyo basi ujye ufata ibinyomoro nibyo bitera amenyo ibinyomoro urabirya ukumva amenyo atangiye kukurya ariko imineke ndayikunda njye nabona kwanga nafashe umuneke nkureba ngareba ukuntu tumye niruka mu muhanda ndi umudamu wihaye hejuru y'umuneke urumva amakosa uri kunkoresha ese gutavuga Ndayumva. none ibi ni ibiki wankoze uri kubona binkwiriye Oya ntabwo bigukwiriye. Basi mbana ntabwo nzongera. shakara mugenda kwinginze rwose ntuzongere hari ibintu bibiri we tuzapfa sibyo ibintu bibiri ikintu kijyanye n'umureti imineke jya umbabarira ntukambangamire sibyo umureti ntukajye wumbangamiraho ikintu kijyanye n'imineke nacyo ntukambangamireho sibyo hari hasigaye wowe wonyine uragiye urawuriye nkawe uri umwana ngenda cyakeneye gukura abana mwebwe ubwonko bwanyu ntabwo wabutekereza ariko njye mba nkeneye kugira ngo nige ibintu by'imbuto biki byose ubwonko bwanjye butekereze neza sibyo bukore bugutekerereza karasuye ukuntu nyirukankije suri kubibona utabona ndiye umuneke ngo ugire ngo birarangiye tugera mu rugo ndagukubita ku buryo ikindi gihe nizakubwira ngo Karabo dekera reka ibyo bintu urimo uzajya uhita ubireka uri kumva utangiye kunyubaka kugeza ubwo nkubwira ngo hagarara ukanga ukiruka mpaka mu muhanda turaza kubiganiraho neza ihute mu rugo ariko urabinsobanurira nyine bimbwire neza uko ubyumva tujya inama. oya nta kindi ko urabona ko iperereza rimbereye nabi buri kanya ni iperereza bari bashobora kuba bafite n'umuntu ucunga ungendaho buraho ngiye ubu rero nafashe umwanzuro nta hantu uzongera kujya ni ku kazi ni hano mva ku kazi nza hano yewe n'imodoka sinzongera kuvuga ngo ndagera imodoka mu Kinamba bazajya bayogereza hano ngiye kuzana umuzamu hari umushuti wanjye waranyemereye umuzamu ngo akana keza azi ubu niba barahazi aze hano noneho tugomba no kumuha briefing ko nta bantu bagomba kujya bapfa kwinjira hano ko bisanzwe umuntu atazi ntagomba kumukingurira kwanza nta n'umushyitsi dushaka kereka abantu ba hano ubibwire na Zera nta mushyitsi wundi ukenewe hano n'umuzamu ndamubwira agomba kuzajya afungurira abantu ba hano gusa nta bashyitsi ntaki tubanze tureke ibintu bijya ku ruhande bivuze ngo ubu ugiye kuguma mu rugo ni hano no ku kazi mva ku kazi ngaruka hano by'akazi njyewe ndakeka ko hari n'umuntu ushobora kuba unkurikirana buri aho ngiye banshizeho nk'ingenzi bakugizeho nk'ingenzi kahota naho bigeze ahubwo byafashe indi ntera ntacyo ariko ndaza kuvugana n'uriya muzamu hari ibyo ashaka kumubwira ubwo rero akajya asohoka nijoro nashaka agerana no hanze arebe ko nta bantu nijoro bajya baza kugenzura hano mu rugo ubwo rero ureke imfunguzo za hariya kuri porotayi ngenzi nzicarana
kuko uriya muzamu burya umuzamu baza bakamugurira icupa mwana wanjye ndabanza nicarane nawe oya ibyo ubwira ntabwo ngenda kwemerera niyo wabimutera mu rushinge umuntu n'undi bashobora kuza bakamutera akantu icupa iri ngiri rimwe akafungura kandi sinanabajije wa mugani niba atari babandi bamutwara aho niho nshaka kanagusanga nywa twa tunuri yego bakabaza bakanamusindisha za zindi zitwa zacishwa aha akarindagira nzabanza nkaguka rebe uko kameze noneho reka mbe ngira utuntu nkora hano mu cyumba ngo cyasubire ariko umugore wawe ubimubwire mawe ubimwibwirire erega hari igihe mubwira bimwe akansubiza ibindi hari igihe mba numva nashaka kubwira nk'igihe ndi stress gutya se uza kubimubwira wowe yakuzanira ishyano ry'umugore ibi ni njyewe batirisi ndumva hari abakomanga jya kureba ndumva bakomanga wiriwe urakomeye umuntu kwa Ibrahim rinde ko ntakuzi sinabajije Ibrahim ni ngombwa ngo umenye ni hano hinjira abantu nzi gusa ndi gushaka Ibrahim bwira ni bari kwa Ibrahim menye ko ari kwa Ibrahim arahari ariko ntabwo wakinjira abanza umbwire ngo urinde menye niba ngufungurira cyangwa uguma aho ngaho ariko gusa ni hano kwa Ibrahim niho kuba ariko ninegene umubwire ko ari wa muhungu watumijeho ngo aje aragukumira igipangu akomera igipangu gukuma igipangu kurinda igipangu mu kinyarwanda ni butabizi kanakumira gukuma se no kurinda bihurira gukuma ni mu rurimi rw'ikiganda gukuma ni kurinda mu cyongereza ako bundi mu kinyarwanda bura nacyo ntabwo ari ikinyarwanda ikinyarwanda no kurinda igipangu kurinda ni nkiba yarinze bakayibanguriza ako tubifata nko kurinda igipangu mbese uje kuba umuzamu burasi n'umuzamura ni uko rinda igipangu naru mbese ubwo ni nko kuza guhagararira sobuja mwururu ninde wese kari databuja ubu nubwo amaso ntabwo ahabwa umuntu ubu nareba iyi nzu nawe nkakureba nkabona ko uri umuntu wo muri uru rugo umugira icyo mupfana ukaba uri umugore we oya ntabwo mvuze ko ndi umugore we ndetse ubwo twaje turumvikana bwira Ibrahim ndabona ntari bugushobore ngaho injira ugende gake hariya hari umukecuru umusuhuze kandi ugabanye amagambo ntabwo akunda abantu bavuga cyane nawe mu rugo ngiye kubamo harimo n'abakecuru n'abakade guto ibyo bintu uvuga ni byonyine bishobora kugusubiza utarabona akazi byana amagambo make cyangwa reka nze kujya umuntu wamugana no kubwangenda nziyo ndaje mufite n'imodoka noneho aho tuzakorana jya uyu ni wakomangaga ngo ni umuzamu ngo mubivugane reka nigire mu byanjye ntabwo akunda umuntu umutera icyugazi hagarara hano ngwino hano Nizime karibu cyuma kandi yegerera mu kade nkamubwira ikinza nunkenera urambwira reka yego natwe turi gushaka umuntu witwa Ibrahim bari umugabo wanyu bari sinzi cyari cyo kuri mwebwe ya mahoro se bamushakiraga nta mahoro gusa nta kibazo none ziko nta kintu nshinzwe nta mahoro
ni ibintu twari twarumvikanye byo kujya ndakuma hano ku gipangu. urakuma Kuhakuma, kuhaguma nyine kuharinda, ku buryo nshinzwe ibyinjira n'ibisohoka. Yari yambwiye ngo naza nkamufasha kumwunganira muri uru rugo. urashaka ni akazi k'ubuzamu rero? Oya nyine ubwo ni akazi k'ubuzamu ariko ni ukurinda igipangu ngashingwa n'ibintu byo mu rugo, ntari ubuzamu urumva ni umwunganizi ubwo wa nyiri urugo ntabwo ari umuzamu. Ese ubundi iyo umuntu ageze ahantu arivuga, iyo amazina yawe ni iki? Amazina kwa muganga kwibwirana buriya ni byiza, none si kuko nawe ndi kubona wajya uri nko mu bantu tuzabana hano tukanamenyana tukanamenyerana. Amazina yanjye banyita Nzita Bakuze Kanyamanza, naturutse mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Ngaho niba ukeneye n'umurenge mu tugari n'udusibo natwo natukubwira, ariko waba ugiye ku ndambu. Nawe ngiye kugira gute? Waba ugiye kugira aho mbibwiraga bagiye kunkorera amarangamuntu. Kanakumiro. Oya nta kumiro karimo kukuma igipangu, si ubwo bwo harimo akumiro k'imbaraga nzifitiye. Koko yewewe ufite imbaraga uzisiko imbaraga si gusa ubu ntawe uri kumbona. Ubu se ahubwo usibye kuvuga ngo wabonyezamu ugacunga. Ubu ushatse kubona ukuntu ngana ukagira ngo burango ndoroshe. Uzi ko mu gace k'iwacu abagabo 3 nabakubise bari bibye inka yo kwa Ntuza yo kwa Sinariniki. Tukatsindwa ni wowe nta n'imbeba ubwayo ari imbeba ntayo washobora, ahubwo umva yewe musore, umva yewe mwana, ndakumva mukecuru. uzi se wowe subira iwanyu ugenda ujye ku kigo nderabuzima, hariya batekera abana bamwe barwaye shorokoro bwaki. Abakecuru bo mwiki cyangwa mukecuru mwenze ugiraga ubumuga bwo kutabona, ntawe uri kubona ko ndi umuntu ukuze. None ahantu uri kunyohereza uri kuvuga ngo ni abana babaga bahari, mfite n'irangamuntu ntabwo ndi umwana. Uzi naza gusaba akazi ko kumibiza ubuntuzi igipangu noroshe, uri kubona ntaribwo bwa mbere ngakoze. Hari aho nakoraga nuko bahibye baranyiruka. Urakoze uvuze ko ngo harya ngo nugukuma, niba ari ugukuma nukurinda byose ni none ngo barakwibye nyine waragiye urahondobera kuko biragaragara uko umeze. Oya ntabwo banyibye ari njewe ubiteye, byatewe na bose uwo munsi yari yampaye uruhusa natashe. Ubwo rero avango ngo natinze uruhusa yampaye. Ntabwo nshinzwe kukondora wowe. None sika ko ntaje kwiyondoza hano kari akazi nje gukora. Reka ndebe. Wareka kumbongamira nkikorera tukabana neza mu mahoro wa mukecuru.